inshuti bakunze ibisaha TV twongeye kubasuhuza nanone tubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo umukunda ibyo tubagezaho. Icyo nagusaba niba ariko bwa mbere ubonye video zacu bya byiza ukanze subscribe kugira ngo utazajya uhwema kudukurikirana, kuko ibyo tubagezaho ni byinshi kandi ni byiza, yewe ni ibintu bifitiye akamaro wowe, njyewe, nawe n'abariya. Aha wowe inyamugabo, niba igitsina cyawe ikijya gita umurego igihe utera akabariro, dore umuti wakoresha ahasigaye igikorwa kikagenda neza uko ubishaka. Nta kibi nko kuba uri umuhungu ariko mu bijyanye no gufata umurego kw'igitsina ari intambara. Iki kikaba ari nacyo kintu cy'ibanze gikunda gusenya ingo z'abashakanye, aho umugore ntacyo adakorera umugabo we ariko kugira ngo igitsina cye kizafate umurego bikaba ari intambara. Hari n'igihe ugira gifashe umurego ariko mwatangira gutera akabariro, umugore ageze hahandi aryoherwa, igitsina cyawe kikaba akiraguye, cyangwa ugahita urangiza. Bityo hano nabazaniye zimwe mu nama ushobora gukurikiza neza, hanyuma ntutenguhe umugore wawe cyangwa se undi muntu wese mugiye gukorana imibonano mpuzabitsina. Uburyo twabazaniye ni uburyo bune bushobora gutuma ugira umurava mu gutera akabariro. Aha reka aduhere ku mwanya wa mbere: gabanya ibisindisha. Niba ushaka ko igitsina cyawe kizajya gifata umurego mu buryo bworoheje ndetse no kuzajya ugira umurava mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina, gabanya ibisindisha unywa. Bityo menya ko inzoga nyinshi atari nziza kuri wowe. Aha ku mwanya wa kabiri, jya unywa amazi menshi. Amazi agufasha kugira uburyaryate mu mubiri wawe, bityo menya ko kunywa amazi menshi bituma igitsina cyawe gikora neza, yewe ukagira n'uruhu runyerera ku buryo ugukozeho wese bihita byirukira mu bwonko. Ubwonko nabwo bukohereza ku gitsina cyawe niba hari ikidasanzwe kigiye kuba. Urumva ko muri make uburyo nabwo ari uburyo bwiza wakoresha. Aha ku mwanya wa gatatu, rya ibiribwa bifite intungamubiri. Niba ushaka ko igitsina cyawe gikora neza ndetse ntukajye unarangiza vuba mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina, rya ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri. Urumva ko ibi bintu nubikora bizagufasha. Aha ku mwanya wa kane, ari nawo wa nyuma, imyitozo ngororangingo. Imyitozo ngororamubiri ituma amaraso atembera neza mu mubiri ndetse ituma n'intanga ziyongera. Bityo niba ushaka ko igitsina cyawe kizajya gifata umurego byoroheje, ushaka kongera amasohoro ndetse no kuba umunyamurava mu gutera akabariro, jya ukora imyitozo ngororamubiri izabigufashamo byose. Reka dukomereze mu kindi gice.